twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagara kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Nyagasani utugenze uko ushaka, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, yiyemeje kuza kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 26 tariki 27 Nzeri 2022 ubwo duhimbaza Mutagatifu Vincent wa Paulo. Ngaho amasomo matagatifu kizimi byacu duteguriye, isomo rya mbere ni mu gitabo cya Yobu umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, uwa 11 kugeza ku wa 17 n'uwa 20 kugeza ku 23. Yobu abumbura umunwa avuga umunsi yavutseho, nuko afata ijambo agira ati: umunsi navutseho ntukabeho, nijoro ryavuzwemo ngo umwana w'umuhungu yasamwe. Ni kuki ntavutse ndi gihwereye, cyangwa ngo mbe narahwereye nkibona izuba? Ibibero bya mama byankikiriye iki? Amabere yanyongereje iki? Ubu none mba nibereye ikuzimu, niryamiye mu mahoro kandi mbasinziriye niruhukira, ndi kumwe n'abami b'ibikomangoma bari biyubakiye amazu bahambwemo, cyangwa hamwe n'abatware bari batunze zahabu, amazu yabo barayahunitsemo feza. Ubonye ahubwo yaba mama yarakuyemo inda, sinigere mbaho nk'abandi bapfa batabonye izuba. Ikuzimu abagome bashira ubukaka, niho abananiwe bajya kuruhukira. Niki gituma Imana ireka imbabare zikavuka, igaha ubugingo w'umutima wuzuye amaganya? Bamwe bifuza urupfu bakarubura, bakarushakashaka kurusha umukiro wundi, nuko bakishimira kubona aho bazahambwa, bakanezezwa no kugenerwa imva. Umuntu utaziyagana kandi akaba yibasiwe n'Imana, kubaho yabiherewe iki? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 188. Nyagasani wakirana ubwuzu isengesho ryanjye. Uhoraho Mana mukiza wanjye, ndagutakira amanywa nijoro. Wakirana ubwuzu isengesho ryanjye, maze utega amatwi amaganya yanjye. Kuki nugarijwe n'ibyago, n'urupfu rukaba rundi hafi? Nsigaye mbarirwa mu batakiriho, nk'umuntu washizemo agatege. Umwanya wanjye uri mu bapfuye, kimwe n'intumbi zirambitse mu mva, izo utakibuka ukundi, kuko wabakuyeho amaboko. Wanzitse ikuzimu mu rwobo, mu mwijima w'icuraburindi. Uburakari bwawe buranshikamira, n'imivumba yawe irancundagura. Nyagasani wakirana ubwuzu isengesho ryanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 51 kugeza ku 56. Igihe cya Yezu cyo kuvanwa kuri isi cyari cyegereje, nuko yemeza adashidikanya ku Yerusalemu. Yohereza integuza ngo zimubanzirize imbere. Baragenda binjira mu rusisiro rw'Abanyasamariya kumuteguriza. Ariko abo banga kumwakira kuko yajya i Yerusalemu. Babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati: Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukabatsemba? We rero arahindukira arabatonganya cyane, nuko aboneza bajya mu rundi rusisiro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro. Amen, 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 amen. Iyo ahangaha banze kunyakira na hariya bakanga kunyakira, nshobora gukomeza mu bundi buryo bwiza bunogeye Imana, burimo gushaka kw'Imana? Ibaze nanjye nibaze. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Muri uno mwanya Nyagasani atugiriye ubuntu, tugiye kumwakira. Yezu twakira mu ijambo rye, Yezu twakira mu Karisiya, Yezu twakira muri bagenzi bacu, n'ahandi hose duhura na Kristo, turushaho kumwakira neza, tumubone, tumwereke abandi buri munsi. Amasomo y'uyu munsi wa Kristo bavandimwe araryoshye, ubwo agiye guturangira intege nke tugira, cyane cyane igihe tutakirwa neza, igihe twasoma umuvandimwe ntitumubone, igihe twagiye gushaka ikintu ntitukibone, igihe twakoze nk'ikizamini tukaba twatsindwa, igihe ibintu bitagenze neza uko tubishaka. Ese byakira gute? Nakira gute ibitagenze neza mu buzima bwanjye? Aha, icyo nicyo tugiye kuzirikana mu ngingo igira iti: ugushaka kw'Imana ni gukorwe. Bakristo bavandimwe, gushaka kw'Imana kuramutse gukozwe iwanjye, kugakorwa iwawe, twamererwa neza. Bityo n'ibyo byago twahura nabyo, ibyo bintu byose bitagenze neza, twarushaho kubyihanganira maze tukabitura Imana, kuko Imana nyine ishaka ko n'ubundi ubuzima bwacu bwose ikomeza kubugenga. Imana ikaba umugenga w'ubuzima bwacu, igihe twahuye n'ibibazo, igihe turi mu kaga, ndetse n'igihe cy'ibyishimo, aho hose Imana akaba ariyo mugenga. Muri aya masomo turaza kuzirikana uburyo iyo ibintu bitagenze neza, akenshi twebwe abantu dukunze kubangukirwa no kwivumbika bitabuze, bikaza kurangira kubera uburakari dushatse urupfu rw'abandi aho kubashakira ubuzima. Ngo umunsi umwana baramubeje bati: ngo ubu wakugira Imana umunsi umwe wakora iki?
nuko ngo mwana arasubiza ati umva bangize umunsi umwe Imana nkabona ndi Imana umunsi umwe abantu bose nahita mbarimbura. None se kubera iki? Kubera ko abantu ari abagome, n'abantu babi cyane, nanjye nabihorera nkabagirira nabi, kuko bankorera nabi nanjye nabereka. Uwangira Imana umunsi umwe abantu nabarimbura nabamara. Bakristo bavandimwe, nguko ko amatwara yacu ya muntu ashobora gutuyobora igihe twabonye nk'ubutegetsi, ubuyobozi, turi hejuru twicaye ku ntebe tukicarira abandi, bamwe tukabica, aho gukiza bagenzi bacu tukaba twabica, tugakora nk'umwana. Ese muyobozi, mutegetsi, wowe ko baguhaye ubuyobozi wasanga nawe wica aho gukiza? Buryo ubuyobozi rero kugira ngo buyobore abantu ku Mana, kuyobora abandi ku Mana. Ese urayobya cyangwa urayobora? Ese urica cyangwa urakiza? Nawe wakugira Imana umunsi umwe wakora iki? Wankorera iki? Wakora iki mugenzi wawe? Umugabo, umugore ushinze urugo, wakugira Imana umunsi umwe ukareba mu mutima w'uwo mubana, wamukorera iki? Wasanga nawe wamurimbura kubera ko wenda wasanga hari agakosa ubonye ajya gukorera, ashobora kuba guca inyuma, wenda ukaza kubivumbura, wamukorera iki? Kwakira ibitagenze neza. Tubyakira gute ibintu bitagenze neza? Ubundi ibanga rishingiye aho ngaho. Iyo twatsinzwe mu ishuri nkabona amanota make, iyo ibintu bitagenze neza uko nabyifuzaga, iyo nagiye mu butumwa ntibanyakire neza, aho ngaho mbigenza gute? Nitwara gute imbere ya defete, imbere y'ibibazo, imbere y'ibitagenze neza, imbere ya za esheke? Nitwara gute? Amasomo umunsi rero araduha urumuri ngo tujye gusuzuma abantu. Igice kimwe ni abatakira nyine defete, abatakira uko ibintu byagenze nabi. Ikindi gice cy'Imana Yezu Kristo yifuza ukuntu nk'abakristo twamukurikira kandi tukamukurikiza, we wifuza ko twakora ugushaka kwe. Mu isomo rya mbere twumvise Yobu, nanjye kuvuga ukora nka kimuntu. Nyuma y'uko Yobu yahuye n'ibibazo byinshi, abantu n'ibintu bikamushiraho, akababara agashavura, turumva uwo munsi reaction ye ya kimuntu nyine ava mu munsi yavutseho. Ni nk'amatwara ya muntu ari imbere y'ibibazo, ibibazo byamurenze, nuko rero agatangira agasabira hirya no hino, nanjye kuvuga yivumbura. Ibyo rero ni iby'abantu, ni ibya kimuntu. Iyi myitwarire yo mbere y'ibyago igatwibutsa natwe intege nke tugira nk'abantu. Igihe wahuye n'ibibazo, ibintu n'abantu nabo bikagushira nk'ukwa Yobu, ese ngewe nitwara gute? Ariko tuzirikana akantu keza kuri Yobu nk'umuhanga. Nubwo yivumbuye gutya nk'umuntu, ariko hari ikindi asigaranye, ubuhanga ku Mana, gutivumbura ku Mana, kudatuka Imana, gutavuma Imana, gutavuga nabi Imana, kutitandukanya n'Imana. Akamuntu gashobora kunzamo arakara byabaho nk'umuntu nyine, yewe nkanivumbura, nkanarambirwa yewe, kuko nyine muri kamere muntu ibyo birashoboka. Ariko njye nibuka nka Yobu, kutigera na rimwe nitandukanya n'Imana, gutavuma Imana. Izi ntege nke wagize bigatwibutsa ko nta muntu n'umwe uri ku isi utagira intege nke. Buri wese afite intege nke, akajya n'imbaraga Imana yamuhaye. Nguko rero ko tugomba kugenda. Iyi myitwarire yo nk'umuntu igatwibutsa ko tugomba nyine kongera imbaraga, yewe nako kabaro twagize agahinda ibitagenze neza tukabitura Imana, guhereza Imana n'ibyatunaniye, yewe nuko kwivumbura byose dufite tukabyereka Imana ko turi kwivumbura Imana, tukereka intege nke zacu nka Yobu. Bityo natwe nk'uyu muririmbyi wa Zaburi, isengesho ryacu ari ibibazo twagize, ari amahoro, ari ibyishimo, tukabyerekeza Imana tugira tuti Nyagasani wa kera nuguze isengesho ryanjye. Amen, amen, amen. Iyo nzi ko ibintu byanjye biri mu Mana, iyo nzi ko natsinzwe, iyo nzi ko hari ibitagenze neza, byose nkabitura Imana, mba ntekanye, mba meze neza. Akamvuga abapagani igira iti ahari abantu hanuka urunturuntu, n'abakristo bakavuga bati ahari abantu hahumura ubumuntu, umuntu butwerekeza ku buntu bw'Imana. Nguko rero abakristo bavandimwe, amatwara ya runtu hari igihe tuzamukamo nyine nk'abantu. Abo ngabo rero ni nk'abapagani nyine, twagombye kugerageza tukagera Kristo we ufite amatwara y'Imana, natwe tukagerageza tukamwigana, tukamukurikira kandi tukamukurikiza. Twumvise muri Evanjiri y'uyu munsi harimo amatwara nanone ya runtu, ariko harimo amatwara nanone y'ubuntu, ubuntu bw'Imana. Twumvise muri iri somo abanze kwakira Yezu. Ubwo Yezu yaravuye mu Galileya, aho yakoreye ubutumwa, agana Yerusalemu, aho agiye nanone gusoreza ubutumwa kugira ngo ducungure aho ku musaraba nyine. Twumvise uburyo batamwakiriye Abanyasamariya. Uku gutamwakira rero nanjye kuvuga ni nk'abanzi b'umusaraba banze kwakira Yezu. Ariko tugiye kumva reaction y'intumwa za Yezu, imyitwarire y'intumwa za Yezu nyuma yo gutakirwa. Bo bagiye gukora nka kimuntu, handi yagiye kunuka urunturuntu. Turumva Yakobo ndetse na Yohani bene Zebedeyi barwana ishyaka, ariko iryo shyaka ni rya kimuntu nyine, runturuntu riza kunuka urunturuntu.
bo barashaka guhita bamanura inkuba ako kanya bagatsemba ngo abanze kwakira Yezu. Nibwo babwiye Yezu bati nyagasani urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukabatsemba ngo kuko twebwe dushobora kwitwara tugashaka ko bitagenze neza duhita ako kanya tumanura ububasha yewe nanjye kuvuga n'ubwo ikuzimu ubwo bubasha nyine butwika abandi ntabwo ari ubwo mu ijuru kuko mu ijuru hava icyiza, mu ijuru hava ijambo ryiza, mu ijuru hava ibikorwa byiza nyine. Ibyo ngibyo rero nta gushaka kubyitirira Imana, hari igihe tuba dufite ububasha tugashaka kubukoresha nabi, tugashaka gutsiginyiza abandi, tugashaka gutsikamira abandi. Uyu munsi rero Yezu araduha igisubizo w'iki gikorwa abigishwa be bari bagiye gukora gitari cyiza cy'ububisha Yezu agiye gucyanga. We rero arahindukira arabatonganya cyane. Amen, amen, amen. Urakoze Yezu kunkebura n'igihe naniwe, n'igihe nshatse gukora nk'umuntu byarundurundu. Yezu urakoze kujya unkebura. Twumvise igisubizo Yezu atanze kiri buze gutuganisha ko n'ibintu bitagenze neza bitamo nyine indi nzira. Ubwo bagize bati nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro. Amen, 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 amen. Ikintu nizitagenda neza iburyo nzanyarukiye n'ibumoso ndebe uko bimeze kugira ngo ndushe guhashakira Imana hose. Ese ngiye ibintu bitagenze neza nkora iki? Wasanga nanjye nshakira abandi icyabica ngashaka kubamanuraho umuriro akamwana hejuru. Twumvise wakugira Imana umunsi umwe wabigenza ute? Wakugira umuyobozi wabigenza ute? Abo uyobora wabagenzereza ute? Wakugira umutegetsi akaguha nk'igihugu, aho nawe ni wakwica gusa abana b'Imana, abaturage ukabica, abo mutavuga rumwe ukabica, abatagenza neza uko ushaka ukaba wabica, nuko ugashaka gusigara utegeka wenyine. Ibyo bihabanye no gushaka kwa Yezu. Ese ngiye imyitware yanjye ni iyihe igihe ndi imbere y'ibibazo, igihe ibibazo byandenze, uburwayi bwananiye abaganga bose, ibibazo byaburiye ibisubizo, nitwara gute? Ese aho ngaho njyashyiramo gushaka kw'Imana nkabererekera Imana, nkarekamo umwanya w'Imana, Imana igatambuka ubundi akaba ari igikorera, kuko ku bwanjye ntacyo nakwishoboza. Akenshi bakristo bavandimwe turangwa n'uburakari, kwivumbura igihe ibintu bitagenze neza. Iyo ibintu bitagenze neza iwacu, iyo batatwakiriye neza uko bikwiye, nitwara gute? Wasanga ndwana, wasanga nivumbura, wasanga nzana ibintu byo guhimana. La patience, kwihangana igihe ibintu bitagenze neza, aho gukora ugushaka kwanjye nkagukora ugushaka kw'Imana, byaba ari byiza cyane. Ngarika Imana ikanyigarurira, kuko imigambi y'Imana siyo y'abantu. Ese ngewe ni kangahe Imana inkebura? Imana ikitambika imbere y'ibibazo byanjye, ariko njyaho kureba Imana ngakomeza nirebera abantu bampemukiye, mu mutima wanjye hakaba huzuye abantu bangiriye nabi, huzuye abagome. Ese umutima wanjye wabaye ingarani y'abagome, abantu baguhemukiye ukabika, uguciriyeho wese ukabika, ugusitaye wese ukabika, ugasanga umutima wawe wose wuzuye abantu b'abagome bakugiriye nabi. Abo ngabo uzihorera mu minsi iri imbere, ukaba wamanura inkuba nawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo hari akabare gashyushye cyane kari kadutse muri iyo minsi. Nuko ngo umunsi umwe bakira abantu by'agatangaza, abantu benshi barabagana barayoboka cyane. Ubwo rero abadukurikiye ngiye kuvuga ibyumba 3 ako kabare kari gafite, abantu bakaganaga banyuragamo. Ahambere ku muryango, icyumba cya mbere hari handitseho ngo reception, byumvikane aho bakirira abantu bose bagahagana. Aha kabiri hari handitseho ngo poisson et boisson, hariho ifi ishyushye cyane nyine iryoshye ndetse n'ibinyobwa. Aha gatatu hari handitseho manger, ururiro nyine aho barira. Ubwo rero abantu bo muri iyo quartier barahayobokaga cyane ngo kubera ko hari hiyubashye, ariko cyane cyane by'umwihariko hakagana abantu bize ibisome, kuko ahantu hari hiyubashye ngo byumvikane hafite isuku, akabare karyoshye, akabare kiyubashye, akabariho nyine banywera abantu bakomeye mbese. Nuko cyara kabaye rero ngo umuntu w'umugera neza abonye ko akabare bagahinduye ukundi kuntu, aravuga ati ibintu ntabwo ari byo pe. Nuko yemeza gukora inyandiko kugira ngo aburire abantu bagombaga kugana muri iyo kabare. Aho bari banditse reception, aragenda handika deception. Ahari handitse boisson cyangwa poisson, ahashyira icyapa cya poison, uburozi. Nuko rero ahari handitse manger, ahashyira danger de mort, uhegereye wapfa. Nuko ngo umunsi umwe nyine ngo hariho ikigare cy'intiti, abantu bakomakomeye muri icyo gihe. Ngo umunsi umwe rero baraza, baje kuyoboka ya kabare, baje kunywa ndetse no kujya birumvikana kwerenza amacupa ya mafa aryoshye cyane aba muri iyo kabare. Nuko rero bageze aho ngaho mu rwinjiriro kuri reception, kuko barasoma baritambukira, bagera n'aha kabiri barasoma baritambukira. Bageze aha gatatu basanga aho umuntu yitambitse ku muryango, danger de mort, attention danger de mort, uhegereye nyine wapfa. Maze baramubwira bati tubise twigendere. Nuko wa muntu barababwira ati nyaboneka hariya mwahasomye
niko muganga mwarimu nawe wihaye Imana ntimuzi gusoma, ntimubona ko ibintu byahindutse, ibintu byakomeye, murijije bigeze aha ngaha, ntimubona ko ibintu byahindutse. Nuko baramubwira bati tubise twigendere, dufite iyo tujya, urabona iki cyaka wakirenzaho iki wowe. Nuko rero wa muntu akomeje kubananira, baramufata, umufasha akaboko, ufasha akaguru, bamutera hirya baramujugunya, ubundi baratambuka barigendera. Tubise twigendere. Nuko wa muntu bamaze kumukomeretsa, ba bantu barinjiranye muri cya cyumba Dore, ngo bagiye kugira gute, bagiye kunywa no kurya yafi iryoshye cyane yo muri iyo bar. Nuko cyara kabaye wa muntu yongera kugarura agatege, n'ubundi yitambika ahandi kuko abantu bazaga ari benshi cyane bashaka kwinjira muri cya cyumba ngo cyari kiswe manjeda. Nuko haza kuza agasaza nako kadafite imbaraga, maze wa muntu wari witambitse ku muryango arakabwira ati nyaboneka, arakabaza ati uzi gusoma? Undi aramubwira ati oya sinzi gusoma mwana wanjye. Nuko wa muntu arahaguruka aragafata akajyana hanze, arakabwira ati ahangaha rero handitse deception, bishatse kuvuga iyo uhinjiye utambukana nyine umubabaro. Akomeza n'icyumba cya kabiri aramubwira ati ahangaha handitse poison, ntabwo ari poison nk'uko wabikekaga, ahubwo ni poison, n'uburozi nyine, uhegereye uhita upfa nyine, baguha uburozi ugahita upfa. Iki cyumba cya gatatu nacyo cyanditseho Dore, uhegereye uhita upfa. Urabona bariya abantu uko ari batatu warukurikiye ni ibyihebe nyine, baje kunywa gusindira ahangaha, nuko nje kubabuza baranga. Nuko wa muntu akemera wa musaza aramubwira ati bariya abantu rero batambutse ahangaha barabyirengagiza ibi byapa, maze ubu bagiye gupfa. Bariya abantu n'abatekamutwe ba nyiri ibara ubu baje gusaruza abantu, bariya abantu bari kugira ngo bakuremo imitima kuko bagiye kuyigurisha nyine. Ubu bariya abantu nta kundi uzongera kubabona, baragiye birarangiye. Bariya n'abatekamutwe bari baje kwishakira ifaranga, ubu rero bariya abantu barapfuye birarangiye, ntabwo bazongera kuboneka ukundi. Ngewe rero nabibonye uburyo bari kubica, bari kubakuramo imitima, ngira ubwoba, nibwo naje kubaburira. Nturebe ukuntu bamvunnye, bankomerekeje, nababuriye banga kumva. Na niyo mpamvu umubyeyi musaza, niba unyumvise ntiyongere gusubira hariya. Nuko wa musaza aramubwira ati urakoze mubyeyi, urakoze kundokora, urakoze kumburira. Nuko wa musaza afuma imyo aragenda arokoka gutyo. Bakristo bavandimwe, nguko uko duhutaza Imana, tugahutaza umugira neza uje gutuburira, uje kutugira neza. Nguko Yezu yitambika, akitambika mu muryango Dore, twebwe rero tukamutambukaho, bamwe tukamutema, abandi tukamuvuna, abandi tukamugira nabi, kandi Yezu aje kugira gutaje gutuburira. Igihe turi gushaka kohoka ku kibi, Yezu akatuburira, ariko tukanga kumwumva. Nguko twivumbura, igihe icyaka kidufashe, igihe ko umuntu kadufashe, igihe icyaka n'inzara bidufashe, tukivumbura, tukaba twakwishora mu rupfu. Nyamara Yezu agatuburira ati nyaboneka, ibyo bintu ntubikore, warekeye aho ngaho, wagarukiye aho ngaho. Ntubona ko icyari deception cyahindutse deception? Ntubona ko hari poisson hahindutse poison? Ntubona ko ahari manje hahindutse danger? Mukristo, wagiye ushishoza ukareba, wagiye usoma. Ntuzi gusoma? Ese ngewe mbanza gusoma aho ngiye, wasanga nanjye aho kwakirwa aho ngaho ahubwo bagiye kungira nabi. Ese nyamahasoma, nguko gusoma ibihe by'Imana, nguko gusoma ibimenyetso Imana iduhereza, ngasoma muri Bibiliya, ngasoma ijambo ry'Imana, ngasoma icyo Imana impaye, ngasoma ugushaka kw'Imana mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ese njye mbikora nguko ntagomba kwivumbura buri munsi, ahubwo ngakora ugushaka kw'Imana. Ese igihe bitagenze neza, igihe icyaka cyamfashe, ngomeza nanone gukora ugushaka kw'Imana. Aha bikanyibutsa ko n'igihe ngiye kurya, n'igihe ngiye kunywa, aho ngiye hose njye ngomba gukora ugushaka kw'Imana. Njye ndeba ijisho ry'Imana rinkebura, njye ndeba ukuboko kw'Imana kundangira, njye ndeba ukuboko kw'Imana kunyobora, aho kureba ukuboko kwanjye, aho gukurikira ikigare, aho gukurikira abantu banyobya. Nguko bakristo bavandimwe, ibigare nitubivaho tuzatsinda. Umuntu iyo ari wenyine burya arumva, iyo utomboye ukagenda wenyine urumva, nubwo waba ukurikiye ikigare, ariko Yezu yagukebura ugahita ugaruka. Nyamara iyo utikuye mu kigare, birangira nyine wiyise umuhanga, intiti, bikaza kurangira ubaye injishi. Kandi byaba no reaction après no défaite. Iyo natsinzwe nkora iki? Iyo bitagenze uko nshaka nkora iki? Nguko rero ko ngomba kurenga kamere muntu uyu munsi, mpagana Imana, kareka Imana ikanyobora, maze ngakora ugushaka kw'Imana. Hato nanjye ejo ntazarya uburozi, hato nanjye ejo ntazishyira abatekamutwe abagira nabi, bikaza kurangira banciye umutwe, bankuyemo umutima, mbuza Imana, nohotse kubigirwamana kubera inda yanjye yananiye, inda yanjye yantanze imbere. Aho kugira ngo numvire Imana, ahubwo nkumvira icyaka. Aho kugira ngo numvire kiliziya, nkumvira bara, nkumvira ikabare. Nabageze kure,
ngo ko ejo se nayinywereyemo nabaye iki? Nuko nanone ukongera ugakomeza ukanywa ugahirika amakese n'amakese. Broshete sinakubwira, ariko wasanga izo broshete ari iz'umuvumo, wasanga ziriho uburozi, wasanga ziriho urupfu. Nuko nanjye nkasama, nkarya, nkanywa, nyisanzura mu kibi. Nguko ngomba kureka ugushaka kw'Imana kugakorwa. Bakristo bavandimwe, akantu ugiye gusoza ukiteho. Burya no mu isengesho ryawe ujye usoza uvuga uti ugushaka kwawe ni gukorwa nyagasani Yezu. Icyo Imana ishaka ari cyo gikorwa. Nubwo waba ufite amarangamutima, nubwo wagize ahabi, ibintu n'abantu bimaze kugushiraho, uri mu kaga gakomeye cyane, ntukajye wibagirwa usoresha isengesho ryawe ugushaka kw'Imana ni gukorwe. Nyagasani, ibyo ngiye gukora, Nyagasani, ibyo ngiye kuvuga, ugushaka kwawe ni gukorwe. Amen. Iyo ushaka kudukurikira buri munsi, ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo buri munsi, ugashakashaka buri munsi, wagera ahantu hari ikirango cya Bibiliya ugahafungura, ubundi ugafungura ifi Yezu Kristo, ifi nziza Yezu Kristo arayaduteguriye muri kiliziya ya Yezu, akaba ariho nguma ubutarambirwa, ngahaguma nkagumana na Yezu, ngakomeza ngakora ugushaka kw'Imana buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ati musuko na Disilasi, Diocese ya Cyangugu.